Mwaramutse kandi mwiriwe. Ni Teacher Eugene. Tugiye kurebera hamwe ikizami cya Busanza n'ikizami kibera Rubirizi. Turebe ikizami cyoroshye kurusha ikindi. Reka mbareke murebe. Byaba byiza uyirebye ukayirangiza ukamenya ngo eske ahoroshye ni hehe. Murakoze. Ucyure perime yawe. Ibisabwa ni ibi ngibi. Kugera ku kizami aho ikizami kibera saa moya. Saa moya ugomba kuba wahageze. Iyo utahageze bashobora no kugusubizayo, ariko ntabwo bakunda kubikora, nta nubwo babikora iyo watanze motifu yawe yumvikana. Ugomba kuza witwaje irangamuntu na provisoire. We nk'umunyeshuri nibyo ubusabwa. Umwarimu ibyo abagomba kugushakira, agomba kugushakira EBM kuri ya mafaranga y'ikizami uba waratanze, n'imodoka uba ugomba gukoreraho, kuko agomba kugushakira imodoka kuko akenshi niyo uba warigiyeho, keretse iyi imodoka yagize ikibazo wigiyeho. Na badge abagomba kuyigushakira. Uraza ukicara mu itente. Tente nuko mwayibonye, ukicara mu itente ugategereza amabwiriza y'abapolisi. Tegereza amabwiriza y'abapolisi. Bagahamagara amazina, bakubwira na numero yawe. Iyo murangije mujya ku musitari, bakacekinga yuko ibyangombwa byanyu mwazanye byuzuye. Yarangamuntu, irangamuntu, provisoire, EBM. Warangiza iyo bakugezeho baguhamagara uhita ujya kwicara. Hari intebe zindi baba bapanze zaho ugomba kujya kwicara. Agapapuro kerekana, agapapuro kanditseho nomero y'imodoka, plaque, kugira ngo bajye kwitoranya mu zindi, noneho bagushyirire ku ikona. Mwitegereze neza hano, ubu bano babatereye ku ikona. Abatereye ku ikona, abangaba mubona bambaye amajiri y'umuhondo, nabo bagomba kubafasha guteraho imodoka ku ikona, noneho ukajya mu ikona ukajya gukora ikizamini cyawe. Urabona nk'uyu nguyu ari kunyura mu ikona. Iki ni ikizamini. Ikizamini cya kona iyo uhagazemo uba watsinzwe, iyo ugonze uba watsinzwe. Kugira rero ngo ukore ikizamini cyawe cya kona neza, nuko unyuramo indi modoka yatambutse. Iyo urangije ikizamini cya kona ujya kuri parking. Agiye gutera ku kizamini cya parking, wegera imbere ukaringaniza retroviseur yawe na parking. Ukaringaniza n'agati ka parking. Warangiza ugakata mu kuboko kwawe kw'ibumoso, ukareba muri retroviseur yo hepfo. Warangiza ukajya gushaka ibiti bibiri bya parking, ari byo biriya bibisi. Yego, iyo umaze kubona ibiti byawe bibiri, ubu gutya hano yabibonye, urabibona gutya imodoka imeze. Ubu ni ukuvuga ari kureba kariya gati mu kuboko kw'iburyo. Ibiti bibiri ibi ngibi yarebaga. Icyo gihe uhita ukata mu kuboko kw'iburyo ukegera imbere. Iyo ukase iburyo ushyiramo vitensi ya mbere ukegera imbere, ariko ukirinda kwegera igiti cyane.
ukongera ugakata ibumoso ugashyiramo rivansi. Ni ukuvuga pakingi iyo unyuranyije manevure cyangwa se gukata pakingi uba uyishe, uba ugomba kubyitondera ukabyitaho. Uko ukase ni kuhindura na vitesi. Nimba ukase ujya inyuma, gerageza kujya ahantu ureba uhitegereza, kuko iyo ugiye utareba ushiduka wagonze ibiti byawe. Urabona nk'uyu munyeshuri arimo aritegura rwose gukora ikizami, kubona ko yitwaye neza azayizana. Urabona rwose arimo arareba ko hagati muri parking imodoka yarangije kukagabanyamo kabiri. Ni ukuvuga arimo araringaniza na kagati baringaniza n'umusego, ariko karishye. Urabona ko avugije honi. Ni sawa, sohoka. Iyo bamubwiye gusohoka ntabwo bamubwiye ngo ave mu modoka asohoke, ahubwo bamubwiye ngo nasohora imodoka. Urabona uyu nguyu avuyemo nabi, reka mukosore. Ubanza gukata mu kuboko kwawe kw'iburyo ugasubira inyuma, yego, ugasubira inyuma kugira ngo uze kubona umwanya uhagije wo gusohokeramo. Murabibona yari akasa hatariho. Biriya rero bituma atinda muri parikingi iminota ikamurangiriraho, kandi pakingi burya ibigomba gukorwa iminota 7. Iyo irengeje uba watsinzwe. Ahangaha rwose iyo ukoze pakingi yawe neza, ungije parikingi uhita usohora imodoka yawe ukahita ujya sirikirasiyo. Imodoka ziba ziteye ku murongo, harimo n'imodoka yawe ugomba gukoresha. Uragenda ukicara mu modoka yawe, ukimara kwicara wambara sentire. Umara kwambara sentire ukareba ko ibyangombwa byawe uri busabwe ubifite, kubera ko ikizamini uba watekereje byinshi. Hari igihe uba wabishyize ahantu yenda wari wicaye ukabyibagirwa. Ukimara kwicara rero mu modoka yawe uba ugomba kureba yuko ubifite, kujya umupolisi nabikubaza ubyerekana. Sirikirasiyo yawe ikaba iratangiye. Ziparitse ku musitari nk'uko iyi ngiyi iparitse, karindira abakozi babifitiye ububasha cyangwa se abapolisi baza gukoresha ikizami. Bakinjira ugomba kuba wowe ubwawe wambaye sentire. Ugomba kuba wambaye sentire. Umunyeshuri ahita abwira afande ngo ambara sentire. Icyo gihe bahita bakubaza nomero yawe ya examen kugira ngo barebe ko bihura n'amazina, bakakubwira ugatangira ikizami. Icyo gihe uhita ukuramo firiyamu ugashyiramo vitensi ya mbere, ugahita ushyiramo ikimenyetso cyo guhaguruka. Ubwo ni ikimenyetso, dushyiramo ikimenyetso cyo guhaguruka. Ni ikimenyetso kireba mu kuboko kwawe kw'ibumoso. Uhaguruka ugatangira sirikirasiyo yawe. Cya kimenyetso ukakigenderamo, iyo ugiye kwinjira mu muhanda. Cya kimenyetso ugikuramo ugashyiramo icyo kwinjira mu muhanda. Cyo kwinjira mu muhanda.
icyo gihe vitensi yo guhaguruka ntabwo ari ukomeza kugenderamo, uhita ushyiramo vitensi ya kabiri. Yego, shyiramo ihute, shyira ihute, ntabwo wagenda gakeya nabwo kandi uri bukeneye kongera vitensi. Ugahita ushyiramo vitensi ya gatatu, uba ugomba kwerekana ko uzi kujya muri vitensi. Shyiramo kane, kane wayikoresha. Yego, ahangaha utangira kuzipangura kuko uba uri hafi. Yego, ukayisubiza gatatu, ukongera ukayisubiza kabiri, ugahita ushyiramo ikimenyetso cyo ku ruhande kimenyesha ibindi binyabiziga biri inyuma yawe ko uteganya gushyira ku ruhande. Yego, uba ugeze mu isangano ry'imihanda, wowe urahagarara kuko uba udafite priorite, ugashyiramo ikimenyetso cyo guhagarara akanya gatoya. Icyo gihe ureba muri sayidi yo hepfo, ukareba no muri sayidi ya ruguru, ukareba ko nta binyabiziga birimo. Urabona birimo birazamuka. Yego, warangiza ukabaza umupolisi cyangwa umuyobozi ufite ububasha ngo turajya hafande, turajya ruguru. Icyo gihe ureba ko vitensi yawe uhagarariye mu ya mbere, muri vitensi ya mbere wakata imodoka yawe ukagenda. Yego, twagiye. Iyo umaze gufata umuhanda neza arakubwira ugashyira ku ruhande, ugashyira ku ruhande, ugashyiramo ikimenyetso cyo ku ruhande, ukanakigenderamo. Gutya arahagaze, barahagaze. Bagiye kumubwira ngo haguruka, haguruka tugende. Abona harazamuka, abareba ko ahantu hazamuka byibura imodoka yayihakura. Twagiye, akongera akamubwira ngo hagarara. Yego, n'ubundi ashyiramo ikimenyetso cyo ku ruhande, yarangiza akagikuramo, agashyiramo icyo guhagarara akanya gatoya arizo dabo, yamubwira kugenda kongera agashyiramo icyo guhaguruka. Twagiye. Icyo gihe iyo muzimanye nyine murabyumva aba ari ikosa akoze. Hagarara. Icyo gihe bakomeza urugendo rwabo. Twagiye. Ugomba gukoresha vitensi enye. Ko wirukanka muri vitensi ya mbere, vitensi enye ugomba kuzikoresha. Shyiramo gatatu. Twagiye, turajya ruguru. Urabona hariya imodoka ikatiye niho uri bumanuke, kandi ugomba kugerayo wahinduye vitensi by'ubururu mu ya mbere, ugashyiramo n'ikimenyetso cyo gukatirayo. Yego, ahangaha rero bahamuzana kugira ngo baze kureba ko azi gukoresha ibimenyetso bye neza. Hano karamuzimanye, ubu hano karamuzimanye. Uvuga amakosa nyine nawe arabyumva, nakomeza kubikora uko biri buze kugenda. Hagarara, bahita bamubwira ngo nakate asubire iyo avuye. Icyo gihe agiye hagarara, ashyiramo dabo, ibimenyetso byo guhagarara akanya gatoya, yakata akabikuramo, agashyiramo icyaha agiye gukatira.
igihe asubiye inyuma ashyiramo ibimenyetso byo gusubira inyuma. Yego, yajya gukata agashyiramo cyaho agiye gukatira. Wakase imodoka yawe usubura ikata iri kugenda bro, kwati cyangwa uyikata igihagaze. Aho ngaho utagonga brodire, urabizi ko ikoje kuri brodire y'imbere cyangwa y'inyuma uba uhiye. Yego cyane rwose. Twagiye wakase imodoka yawe. Twagiye icyo gihe ageze ahangaha abageze mu masangano y'umuhanda, n'ubundi ahagararaho akanya gatoya akareba ko nta kinyabiziga kizamuka cyangwa se kimanuka, yabona ari ntacyo yakinjirana, yarangiza akagenda. Twagiye ziriya modoka zitakwinjirana. Yego, iyo ugeze hano ushyiramo vitensi enye, iya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane. Kurabona ni ahantu hamanuka kandi hari umuhanda mwiza. Noneho iyo harenze umaze kugera hano, ugeze hano hamanuka, ubona ko hano ni mu isangano. Ukegera imbere utangira gupangura vitensi zawe, ukava muri kane ukajya muri gatatu, ukava muri gatatu ukajya muri kabiri. Iyo ugeze hano urabona hano hari agahanda kinjira, byibura akaba ari kabiri, ukajya gukata mu kuboko kwawe kw'iburyo ujya ku kibuga uri muri vitensi ya mbere, kuko hano harimo ikinogo, kugira ngo ubamanuremo neza udacetse imodoka, utanicetse utanacetse aba muri kumwe. Yego, kandi ukakata washyizemo icyerekezo cyo mu kuboko kw'iburyo cyaho ugiye gukatira. Ukimara gufata uyu muhanda ujya ku kibuga, ushyira muri vitensi ya kabiri, ugashyira muri vitensi ya gatatu, yewe n'iya kane bikubereye ngombwa ugomba kuyishyiramo, kuko uba ugomba kugaragaza ko uzi imodoka. Kugaragaza ko uzi imodoka ni uko uba ugomba gushyiramo vitensi ukanazivamo. Yego, uragenda. Iyo ugiye kugera hafi y'ikibuga rero utangira gupangura, ugasubira muri gatatu, ukajya muri kabiri, yewe wajya no kwinjira mu kibuga ukajya muri rimwe. Icyo gihe ushyiramo ikimenyetso cyo kwinjira mu kibuga, ugashyiramo ikimenyetso cyo mu kuboko kw'ibumoso, kwinjira mu kibuga, ugategereza ko bakubwira ngo ujye ku kindi kizami. Mwakoze. Ikizami cy'uyu munsi twabateguriye cya sirikirasiyo n'ahangaha gishoreje. Ahangaha uhita witegura gutangira ikizami cya T-Cross. Iyo hageze ugeze hafi ya T-Cross, abapolisi barakubwira ugahagarara. Wamara guhagarara ukaba watangira T-Cross yawe. Ni ukuvuga umunyeshuri yanjye T-Cross igisate yinjiriyemo si cyo asohokeramo. Ubu tugiye gutangira T-Cross yacu. Umunyeshuri azana imodoka ye, akaza gushaka amakona ya T-Cross. T-Cross yacu ni gutya biteye. Ubwo arayizana, akazana imodoka ye, aje gushaka aya makona yose. Yego, sawa. Iyo atari kuyabona neza, kata hepfo gatoya cyane. Arayakata hepfo gatoya cyane kugira ngo ayabone. Aho kabisa. Nagoro. Iyo amaze kuyabona, akabona aya makona anari ku mustari, biba bibaye.
Ikona rya kabiri rero uturutse aho imodoka iri niryo riba rifite agaciro cyane kuko niryo agenderaho. Agerageza gusigamo umutuku uri hejuru w'umweru yawumazemo, yarangiza agakata imodoka ye kandi akibuka gushyiramo amatara y'icyerekezo agiyemo ariyo bita double, amatara yo gusubira inyuma. Twagiye aragenda umweru akiwumaramo arahagarara akitegereza, agakata imodoka ye mu kuboko kw'iburyo, yarangiza agasubira inyuma areba ko ari buri tambuka atari gonze. Ahangaha arahatambutse ntabwo ahagonze, ahita ajya muri retroviseur yo hirya akareba ko ntatari bugonge. Iyo abonye atari bugonge arakomeza, ariko iyo abonye ari bugonge akata amapine imbere agasubira inyuma. Urabona uyu nguyu we yabonye ko ari butambuke, niko kugorora amapine agasubira inyuma. Urabona uyu munyeshuri wacu T-Cross ayikoze neza cyane. Yagezemo amaze gukora T-Cross ye neza, avuza ihoni. Ubona amara kurivuza, umupolisi wamukoresheje cyangwa se umuyobozi umufitiye ububasha wamukoresheje akamubwira ngo nasohoke. Yamubwiye gusohoka, ntabwo yamubwiye ngo nasohokemo mu modoka, ahubwo yamubwiye ngo nasohore imodoka. Asohoramo imodoka, yasohotse icyerekezo yinjiriyemo ntabwo aricyo asohokeramo, kandi agomba kuba yahinduye n'ibimenyetso, yashyizemo ikimenyetso cyaho asohokera. Umunyeshuri wacu ni gutyo aba agomba gukora T-Cross. Murakoze. Isomo ry'uyu munsi twa twabateguriye ni isomo rya T-Cross. Ngewe uribagejejeho nitwa Hakizimana Eugene, ukorera muri kampani y'Ubumwe Driving School. Iyo urangije ikizami cyawe cya T-Cross, umaze kugikora neza, umaze kugitsinda, uhita witegura kujya ku kizami cya demarage. Uhita ugenda mu itente ukaba wicayeho akanya gatoya, warangiza ukatujya demarage. Ukimara kwicara mu modoka wambara ceinture, wamara kwambara ceinture ugakandagira kuri ambrillage na firi, warangiza ukatsa imodoka yawe, warangiza ugakuramo firiyamu. Iyo umaze gukandagira ku muriro na firi, uzamura kuri ambrillage, imodoka igatitira. Yamara gutitira noneho ukahita ukuraho akaguru kuri firi ukakajyana ku muriro. Igiye ku muriro wirinda gukandagira umuriro mwinshi, ukandagira akariro gakeya cyane, umera nk'ushyize akaguru nta mbaraga. Warangiza icyo gihe uzamura ku kambrillage gakeya, noneho imodoka ikagenda. Iyo igiye wirinda gukandagira umuriro mwinshi kugira ngo imodoka itirukanka. Icyo gihe urebera muri trabrise ucunze amakona yawe, uragenda ikona ry'aho ugomba guhagarara. Iyo umaze mu umweru, ukimara mu umweru uhita ka kambrillage wari wazamuye urongera ukakamanura, uko kanganaga imodoka igahagarara. Uba uri kureba umupolisi imbere yawe cyangwa se umuyobozi ubifitiye ububasha uri kugukoresha ikizamini. Arongera akaguhamagara, ukongera ukagenda ucunze rya kona ryawe, nabwo warimaramo umweru ukongera ugahagarara. Ibyo bintu bikoze utarenze cyangwa se ngo uyifunge utarahagera, ubwo ikizami cyawe uba ugikoze neza, perimi yawe uba yegukanye. Reka noneho turebere hamwe kuri demarage ya moto. Demarage ya moto yo ni ukuvuga nta vitesse birimo. Moto biri kwaka, akaguru kamwe k'iburyo kaba kari kuri firi. Warangiza murahabona nyine ko hazamuka, warangiza ukazamura amaboko yombi, bigaragara yuko nta vitesse irimo. Umupolisi yaguhamagaye, aka kaguru utagakwiye kuri firi, icyo gihe uhita nyine uzamura akaguru udashibuye, ugatushyira mu vitesse yawe, ukagenda baguhagarika,
nabwo ukongera ugahagarara bakongera bakaguhamagara n'ubundi uri gukoresha bya bindi nyine ibyo ngibyo mvuze hepfo wakongera kuguhamagara ukongera ukazamuka ni gutyo bigisha demaraje y'amato nayo. Ubu hano uhiye arahiye utsinze aratsinze. Mu ndebere uyu mumama aratsinze kabisa. Afite ibyishimo n'uwatazi arimo aramusuhuza rwose. Baba we ariko perimira ryo akweri. Kweri azamuye ukuboko arashima Uwiteka ati Mana urakoze turakoze cyane. Mugira umunsi mwiza. Niticaye Jane. Ubu turangije kureba ikizami kibera Busanze. Ubu mwihera amaso turebe ikizami kibera Rubirizi. Uyu munsi rengeye kubereka noneho ikizami gikorerwa Rubirizi. Murahareba hose. Ahangaha ni ku ikona. Ahangaha ni hahandi bakorera parking. Bega murabibona hose murahabona. Urengeye kubereka ikizami gikorerwa Rubirizi. Urabona ahangaha ni ku ikona. Ubu nguyu yatangiye ikizami cya kona. Aringanije urutugu agiye gukata imodoka. Iki kizami kirimo kirabera ku kibuga cya Rubirizi. Aho Gisozi yimukiye. Kizami aho Gasabo yimukiye mu Rubirizi. Urabizi wicaye mu modoka yawe wambara sentire, wamara kwambara sentire ugakandagira kuri ambureyaje na firi, ugakuramo firi yawe, warangiza ukatsa imodoka yawe ugashyiramo vitensi ya mbere. Uraza ukaringaniza n'urutugu, amaza kuringaniza n'urutugu ugakata imodoka yawe, urutugu rukagaburamo umuhanda wa konamo kabiri, warangiza ukegera imbere urebera muri retroviseur kubona umurongo mu kuboko kw'ibumoso. Wamara kugera imbere ukareba n'iburyo ko ubona umurongo wa kona. Iyo urebye iburyo ukabona umurongo wa kona, wareba ibumoso ukareba umurongo wa kona, imodoka irimo hagati, icyo ukora uragorora ugasubira inyuma. Murabibona rwose ubasubiye inyuma. Acunganwa nuko umwanya ushobora kugabanuka hamwe agahengekera ahandi paka asohotsemo ikizami agikoze neza cyane 100%. Iyo gishoje ahita areba umukozi ubifitiye ububasha cyangwa se umupolisi wamukoresheje sawa akajya gusinya. Uyu nguyu yarangije cyakora. Murabibona. Iyo kivuyeho rero ahita ajya ku kizami cya parking. Uramubona hano ni hafi ya parking ku bantu bakorera mu Rubirizi cyangwa se begeze kuhakorera ubateye kuri parking. Aragenda akaringaniza na retroviseur ye yo mu kuboko kw'iburyo na kiriya giti mubona. Yarangiza ahita akata mu kuboko kw'ibumoso akagenda arebamo akabona ibiti bibiri. Ibiti bibiri byo hepfo ahita bibona. Yareba mu kuboko kw'iburyo akahita areba agati kari mu itara neza street n'imodoka teganye n'imodoka kabisa. Yarangiza akagorora amapine akagira uti kaza gasanga amaze kureba ko ibiti bibiri byanjye ndabibona, kiriya giti nje nsanga cyo ndakibona. Iyo usizemo umwanya hagati y'imodoka n'icyo giti uje ukurikiye ujya kurangiza ushyiramo imodoka amazuru yagiyemo amabuno y'imodoka yavuyemo. Icyo gihe rero parking yawe wayikoze nabi. Kugira ngo uyikore neza nuko usa nta mwanya wasizemo ubona ko agati ugiye wakagonga utagahusha kabisa. Ariko wajya kukageraho ugasiga nka santimetero 20 cyangwa 20 kugira ngo utakagonga hangize gukora manevre zawe. Ahangaha iyo ujya imbere urebayo n'iyo ujya inyuma urebayo. Ku buryo udakora ikosa ryo kuba wagonga. Uremera kabisa ukareba muri retroviseur yawe, yewe no guhindukira wahindukira kugira ngo ubigonge. Katwitegereza uyu munyeshuri kabisa ukuntu iyi parking agiye kwikora. Yigireho kabisa abona hafi kugeramo neza kabisa.
gutya parking yawe uba ugomba kuyikora ukayikora neza ku buryo udasigamo umwanya munini, kuko kugira ngo wumve ko parking yawe imodoka iyo parking irimo neza washyizemo imodoka neza nuko kano gati ko hagati bashobora kugakuramo bakubwira ngo tera reverse ukanyuramo utagonze, n'imbere ko hagati bagakuyemo bakakubwira ngo jya imbere ku buryo wanyuramo utagonze. Icyo gihe rero nibwo uvuga ngo parking wayikoze neza. Aho bagakuyemo ukaba wagonga ngo jya imodoka yawe ntabwo birimo. Urabona nk'iyi modoka rwose irimo neza cyane, ngo ntabwo wabura kumuha cyesemo harimo ufitanye ibindi bibazo. Icyo gihe rero imodoka imaze kugeramo ayavugije uhone bamubwiye ngo nasohoke, ubu ngubu agiye gusohoka, ubu ngubu nyine arasohotse. Kora manevure witonze, ujya inyuma urebayo, ujya imbere urebayo, kandi ugenda gake cyane. Kwigiye byinshi ushiduka wagonze, ushiduka wagonze. Niba wagiye gukora nta mpamvu zo kugira ubwoba ngo ugiye ubwoba bw'umukoresha ariko kugukoresha oya, nta mpamvu. Iyo urangije parking uhita ujya circulation. Ubu ngubu dutangiye circulation. Ukicara mu modoka wambara ceinture, wamara kwambara ceinture umuyobozi ubifitiye ububasha ukamubwira nawe akambara ceinture. Uhita watsa imodoka ugakuramo firiyamu ugashyiramo vitesse ya mbere. Uhita ushyiramo vitesse ya mbere iyo bakubwiye ngo mugende. Aha rero ahangaha ubona ageze uba ugiye kwinjira mu muhanda uri principal uva mu kibuga, uhita uhagarara. Urahagarara ukareba ruguru ukareba no hepfo ukareba ko nta kinyabiziga ushobora kwinjirana. Iyo uhagaze ubashyizemo ibimenyetso byo guhagarara akanya gatoya. Iyo umaze kubona nta binyabiziga uri bwinjirane, hano hantu mugomba kuyitondera. Uhita ushyiramo ikimenyetso cyaho ukatira, warangiza ugafata umuhanda. Ushyiramo vitesse ya kabiri mu kumanuka, vitesse ya gatatu nayo ukayishyiramo, ugashyiramo vitesse ya kane kuko haba bamanuka rwose. Ahangaha rero hari agahanda kinjira muri karitsiye mu kuboko kw'ibumoso. Utangira kwitegura yuko bashobora kugukatishirizayo, ugatangira kugira ute gupangura. Utangira ugapangura ukajya gatatu ukayigenderamo, ukagenda ugashyira kabiri uko uri hafi yo kugera aho bashobora kugukatishiriza. Umupolisi ubifitiye ububasha ahita akubwira ngo turajya aha, tangira kuhakwereka, ukahita ushyiramo ikimenyetso kijyayo. Uhita ushyiramo ikimenyetso kijyayo, ukahita ushyira muri vitesse ya mbere, ukareba muri retroviseur yuko nta modoka ziguturuka inyuma zishobora kukwinjirana, ukareba n'imbere. Iyo ubona hari ikinyabiziga ushobora kwinjirana uba uhagazeho gakeya ugashyiramo double. Ushyiramo double ukanza ukareba ko nta binyabiziga, warangiza ukahita ukata ukajyayo. Ukinjiramo kabisa. Amara kwinjiramo murabona hari n'ibindi binyabiziga biri kujyayo. Urabona nk'iki kinyabiziga kitambutse urareka kikabanza kigatambuka. Wowe iyo uhagaze uba uri muri double. Uri muri double none akakubwira ngo kata, ugashyiramo ikimenyetso cyaho ugiye gukatira. Wasanze imodoka iri kwakatira urareka ikabanza igakata. Icyo wirinda kuba wakoza kuri brodire y'imbere, ukirinda no gukoza kuri brodire y'inyuma. Iyo usubira inyuma ushyiramo double, ubwo nibyo bimenyetso byo gusubira inyuma. Wakata aho ukatiye ugashyiramo ikimenyetso cyo kujyayo. Mwitegereze imodoka yatubanjirije. Ukitonda. Ahangaha wirinda ko wakoza kuri brodire
cyangwa ukirinda ko yagira ute yakuzimana. Kata witonze kabisa, kitonde kiba cyakuzinduye ni perime, kandi byanze bikunze ntabwo ugomba kugira ute kuyibasigira. Ntabwo ugomba kuyibasigira rwose, ugomba gukora utuntu twawe witonze kabisa. Tegereza neza kabisa. Ujya inyuma ushyiramo ibimenyetso, ujya imbere ushyiramo ikimenyetso cyaho ugiye gukatira. Ibimenyetso ukabyerekana neza, wamara kubyerekana neza ugakata, ukagira uti ugasubirayo. Abura mu mwitegerezo rwose uko ayikata. Agomba kwirinda gukoza kuri brodire y'imbere. Ajya gusubira inyuma agashyiramo n'amatara yo gusubira inyuma, amatara double, ashyiramo double zo gusubira inyuma ku buryo adakoza kuri brodire y'inyuma. Agomba kubikora yitonze. Ajya gukata agakuramo za double, agashyiramo ikimenyetso cyaho agiye kugira ute gukatira. Iyo ageze ahangaha rero amaze gukata, muri tegereza uyu muhanda, amaze kureba haruguru, amaze no kureba no hepfo, agomba kubanza kureba ko nta binyabiziga bigira ute ashobora kwinjirana. Ahangaha itabaza umupolisi ngo turajya he. Umupolisi ashobora kumubwira ati turajya ruguru ku kibuga aho twavuye, cyangwa se akamubwira ngo tujye pfa. Reka turebe none amubwiye ngo tujye pfa ko yabigenza. Tegereza ruguru, kareba ko nta kinyabiziga yakinjirana nacyo, akareba no hepfo. Amubwiye ngo tujye hepfo. Hepfo rero ni muri rya korosi, ni muri rya korosi ku bantu bahageze, harimo umuhanda, agahanda gatoya ka kaburimbo, kajya ahantu hari ibiraro, nikamujyanamo, akamubwira akajya gukatira. N'ubundi icyo yagiye kureba no kureba ese uyu munyeshuri azi ibimenyetso. Kandi uba ugomba kwitegereza, kugenda witonze kugira hatagira ibinyabiziga bikwinjira cyangwa nawe ukabyinjira. Urabona asanze y'indi modoka paritseyo, nabwo agomba kwitonda kuko barangije guhura n'inkomyi. Inkomyi rero uhuye nayo ugomba kwitonda, ukareba ukareba uburyo uyiva uruhande. Hari brodire z'imbere, hari brodire z'inyuma, uburyo ufata imodoka yawe neza ukoze kuri brodire. Tegereza uyu munyeshuri turebe ubona agiye kuhakata. Ahangaha iyo kakuzimanye nyine nawe urabyumva. Perime y'uwo munsi rwose uyihombye, ugomba kugaruka gukora. Iyo tuvuga ngo iyo kamuzima ni imodoka tuba tuvuga, iyo muzimanye nyine ubwo ni ikindi gihe no gufata indi kode. Niyo mpamvu ugomba gukora ibintu witonze. Niyo yakubwira ngo gira vuba, ugomba gukora nyine vuba ariko unitonze. Abona hari igihe bakujyanayo n'indi modoka ikahagusanga, nta mpamvu zo kugira ubwoba. Umunyeshuri mugenzi wawe. Kandi burya biba bibujijwe kwegera imodoka mugendana. Ntabwo biba byemewe kuba wayegera cyane. Byibura ugomba gusigamo metero 5 hagati yawe y'imodoka yawe n'iyindi kuri imbere, kuko iyo yegereye bavuga yuko wari ugiye kuyigonga, kandi icyo gihe nta kindi warenza. Noneho tureba hano bamubwiye ngo subira ku kibuga. Urabizi ko hano hari dodani. Izi dodani ugomba byibura kuzizamuka kuri muri vitesse ya 2 kugira ngo imodoka itakuzimana.
igihe uhagera bakakubwira ngo shyira ku ruhande. Igihe bataragushyira ku ruhande uba ugomba kugendera muri vitensi ya mbere kugira ngo uzizamuke neza utabaceka. Hano baramubwiye ngo shyira ku ruhande. Iyo bakubwiye ngo shyira ku ruhande ushyiramo ikimenyetso cyo ku ruhande kireba mu kuboko kw'iburyo. Wahagarara ukagikuramo ugashyiramo double. Ubwo ni bya bimenyetso byo guhagarara akanya gatoya. Barangiza bakakubwira ngo haguruka tugende. Ugakuramo bya bimenyetso byo guhagarara umwanya muto ugashyiramo icyo guhaguruka. Cyo mu kuboko kw'ibumoso ngira ngo murakizi. Ahangaha rero iyo umaze kuva ahangaha hazamuka nibwo utangira guhindura vitensi. Ahangaha uhita ubashyiramo vitensi ya kabiri ukayigenderamo. Ukayigenderamo ugafata akariro ugashyiramo vitensi ya gatatu. Rwose ahangaha gatatu yo ntabwo wayirenza. Gatatu ntabwo wayirenza, wishyiriramo gatatu. Keretse mu kumanuka nibwo ushyiramo kane, ariko mu kuzamuka wishyiriramo gatatu. Ahangaha uri kwitegura yuko uri hafi kugera aho ikibuga kiri, ushyiramo kabiri ukayigenderamo. Kabiri yawe ukayigenderamo ugenda kabisa witonze. Ahangaha habamo imirongo ugomba kugendera mu gisate cyawe ntujye mu mirongo y'abandi. Genda witonze wirinda ko wahura n'inkomyi. Ahangaha urabona ko uba utangiye kwitegura kureba ku kibuga. Ahangaha mubona hari imodoka ihagaze yinjiyemo. Hano niho ku kibuga ushyiramo vitensi yawe ya mbere ugashyiramo ikimenyetso cyo kwinjira mu kibuga, ikimenyetso cyawe cyo mu kuboko kw'iburyo. Ahangaha hakunda kuba hahagaze abamotari, hahagaze n'abanyonzi. Akenshi na kenshi baba bahari ngo bishakire abagenzi. Iyo uhageze rero ushyizemo kiriya kimenyetso cyo kwinjira mu kibuga uvuza ihoni. Amara kuvuza ihoni rero washyizemo n'icyo kimenyetso ukahazamuka neza uri muri vitensi ya mbere ku buryo itakuzimana. Harimo akantu kenda kukazamuka k'akadodani. Ubu dushoje sirikirasiyo tugiye ku kizami cya T-cross. Urahagarara abapolisi bakavamo komeza utangira T-cross yawe. Ubundi buri sirikirasiyo wambaye sentire icyo ukora uhagarara umutensi abapolisi bakamutangira T-cross yawe. Rero uteraho ukegera imbere ukajya gushaka amakona yawe. Ubona ngo yashatse amakona ye yayabona. Umaze kuyabona ushyiramo amatara ya double. Nta matara gusubira inyuma ukagenda ikona rya kabiri ukamaramo umweru usigara n'umutuku. Warangiza umaze kubibona neza ukata amapine yawe. Iyi retroviseri yawe y'iburyo ukomeza kuyireberamo. Umaze kumaramo umweru wa mutuku wasigara iyo ubonye uri gutambuka iryo kona utari gonze nibwo ubona kureba mu ikona ryawe rya hehe ry'ibumoso, ugacunga neza yuko utagira utagonga. Abona uyu nguyu abonye ko ari bugonge ahindura amapine kugira ngo asubire inyuma ho gatoya abone gukomeza kugifite ukatakoresha ubwenge bwinshi cyane. Umwanya nawubonye wagiye gusubira inyuma gakeya. Noneho arebe yuko yatambuka atagira icyo atagonze. Witegereze neza. Akirimo amatara ya double yo gusubira inyuma. Urabona neza ko imodoka yegema neza cyane. Yashyizemo amaze kubona amakona. Arebye muri retroviseri y'ibumoso abona ikona rya nyuma, areba y'iburyo abona ikona rya nyuma. Aragororotse T-cross ayikoze neza cyane. Umuntu ntabwo wabura kumuha amanota ye kabisa. Sohokamo. Iyo amaze kwigeramo avuze ihoni akamubwira ngo nasohoka. Warasohotse agomba gushyiramo ikimenyetso cyo gusohoka. Iyo arangije T-cross ahita ajya kuri demarage.
kuri demarage ayambaye sentire akicara mu modoka akatsa imodoka yamara kwatsa imodoka ye akakandagira mariage akandagira na firi noneho akaregera akazamuka murabona ahangaha umweru yawumazemo ahita ahagarara akongera akazamuka mwitegereze neza ahangaha naho umweru awumazemo arafunze urabona ubu gutya rwose arayifunze ubu perime rwose arayegukanye nyuma y'iminsi 3 azisanga muri systeme perime yagezemo kabisa bonne chance umunsi mwiza Jewe nibazaga ahantu wari watinze ngiyemo ndi wa gatanu niwe wa nyuma imanjye hari abandi batatu okay amaguru surumva ameze muri gutiko ameze nko kwa kundira modoka ibimeze